misiyo ya mbere ya Yesu ni ugucungura. Nta juru ritubereyemo umwenda. Ndashimira Imana ko twacunguwe. Yarangije umurimo wo kuducungura. Aravuga ati birarangiye. Misiyo nari mfite ni umurimo ndawurangije. Niryo jambo ryanyu. Ntago dukwiye kuba abakristo ngo dusigare dutekereza ko hari undi mwenda ijuru ritubereyemo. Mureke tuba abakristo badakurikiriye Yesu imitsima, nubwo no muri we ibamo, ariko ntago ari ya buri munsi, ntago ari ya buri gihe. None muri Kristo uzayibona, ejo uyibure, ariko uzakomeza umukurikire. Kadusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 19, no murongo umwe wonyine dusoma wa 30. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 19, umurongo umwe wa 30. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Kadusubiremo. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Tufunge Bibiliya zacu tuganire aya magambo. N'abasomaga Bibiliya yo muri telefoni rwose murekeraho, ni iri jambo tuganira, kandi tuzariganira icyumweru cyose muri rancawa. Birarangiye. Iri ni ryo jambo rya nyuma Yesu yavuze agiye gupfa. Kandi murabizi ko natwe abanyarwanda duha agaciro ijambo rya nyuma umuntu yavuze agiye gupfa, riba rikomeye. Niyo utaryubahirije uhora ufite ubwoba. Abadasenga bo baravuga bati umuzimu ushobora kuzantera. Naratangaye, masenge wa madamu yarapfuye, ariko umuhungu we abeshya abantu ati mama agiye gupfa. Yasize avuze ko imva bayicukura iwe muri salo, kandi ubwo icyo yashakaga yangaga mushiki we utagira haba. Yagira ngo mushiki we atazaba muri iyo nzu. Twagiye gutabara dusanga imva bayicukuye muri salo. Tuvuza induru, dukora inama, ariko abantu bari bahari bati niba yasize abivuze, oya ndavuga nti iyi mva ni muyisibe, ntago bikunda. Ndahamagara inzego z'ubuyobozi, nta muntu uhambwa mu nzu, ariko bagira ubwoba. Iri ni ryo jambo rero Yesu yavuze rya nyuma. Haleluya, haleluya. Muri 7 yavuze abambwe ku musaraba. Iri ni ryo rya nyuma aravuga ngo birarangiye. Ndagira ngo muri iki cyumweru cyose tuzaganire n'abantu bagira umugisha wo guterana saa 6. Ni iminota mike nyine, nagapoze ngo musubire ku kazi. Tuzaganira umurimo wa Yesu wo gucungura. Ubundi iri jambo birarangiye rivuga iki? Reka mbabwire wenda ijambo mutari bwishimire. Ubundi rirasobanuye ngo nta mwenda ijuru ritubereyemo. Hawo. Ndarisubiramo. Nta mwenda n'umusigaye ijuru ritubereyemo.
iby'ukuri usanga ubuzima bwacu bwa gikristo abantu babayeho nk'aho Imana ibabereyemo umwenda, kubera bya byifuzo duhorana buri gihe. Iyo ugiye ahantu abantu basengera hiherereye usanga udupapuro banditse baha Imana ibyifuzo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta mwenda ijuru ritubereyemo, ahubwo nitwe tubereyemo umwenda ijuru. Umuririmbyi yaravuze ngo ndi mu mwenda wawe Yesu w'ubuntu wangiriye. Haleluya. Abo twaganiriye hano inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ndabyibuka n'ubundi hari muri Ranshawa, nababwiye ko muri gahunda ya Yesu yagombaga gukora ibintu bine. Icyari nacyo cya mbere yakoze, agasoza avuga ijambo rya nyuma akavuga ati birarangiye. Ni ukuvuga ngo misiyo nahawe ndayirangije, ubutumwa ndabusohoje, nta na kimwe ntakoze, birarangiye. Nababwiye ko icya mbere Yesu yagombaga kuza gucungura, kaza ameze nk'umwana w'intama, acishije make, ubutumwa bune, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, buri wese afite uko yamugaragaje n'uko yamwanditse. Matayo we yamugaragaje nk'umwami, ni nayo mpamvu agiye kumutangira ahera mu gisekuruza cya Dawidi. Aravuga ati jewe namubonye ari umwami, ni umwami w'Abayuda. Ariko Mariko we aravuga ati nabonye ari umukozi uje gukorera abandi. Luka we aravuga ati nabonye ari umuntu, ni umujama, ni umuntu mugenzi wacu. Haleluya, haleluya. Ariko Yohana we aravuga ati nge nabonye ari Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo mbere na mbere jambo, no mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Iyi misiyo ya mbere Yesu yarahawe ni ugucungura. Ndabizi ko turuhijwe n'ibyifuzo, ariko ndagira ngo nkubwire, nkukurire inzira ku murima, n'abankurikiye ku ikoranabuhanga, ntago inyota n'ibyifuzo byose ufite bizasubizwa. Bamwe baramwenyuye, ndabizi ko biba byana, ariko ndagira ngo mbabwire, isi ni urunyuranyurane rw'ibyiza n'ibibi. Jewe mwabonye ko ncumbagira, nta kaguru mfite, kandi nagacitse ndi pastori. Nariyiniye ndisuzuma, ibaza umuntu wakandagiye igisasu, sinavuge nti Imana mbabarira, umutima wanjye warukeye. Namaze icyumweru kimwe mvuga ngo Mana ibi kuki ubyemeye, ariko isi ni urunyuranyurane rw'ibyiza n'ibibi. Tugomba gukurikira Yesu ku misozi yose. Abigishwa bigeze bakurikira Yesu, uwo ni Petero, Yakobo na Yohana, abajyana ku musozi wo kurabagirana, ngo arahinduka imyenda ye yera nk'urubura. Petero aravuga ati ni byiza ko turaha, turaca inganda eshatu, iyawe n'iya Mose n'iya Eliya. Bo bariyibagirwa, ntago yarazi ko Yesu azagera ku wundi musozi. Uzasoma uko iyo misozi ikurikirana. Umusozi yakurikiyeho n'uwa Getsemani, w'akababaro, w'ibibazo, kugira ngo nawe kugeza ubwo asenganya agahinda kenshi, aravuga ati niba bishoboka iki gikombe kindenge. Icyo gihe yabasabye serivisi imwe yo kubana nawe isaha imwe, barayibura. Ntago Petero yongeye kuvuga ati ni byiza. Ndagira ngo nkubwire,
ejo muri Kristo uzavuga uti ni byiza, ariko ejo bundi ubona atari byiza. Niyo bigumira kuri Getsemani, hakurikiyeho wa Nyabihanga, ngo abigishwa bose bariruka, uzageraho inshuti ziguta zigusibe no muri telefone, kandi uri muri Kristo Yesu. Ntago dukwiye kuba abakristo ngo dusigare dutekereza ko hari undi mwenda ijuru ritubereyemo. Mureke tuba abakristo badakurikiriye Yesu imitsima, nubwo no muri we ibamo, ariko ntago ari ya buri munsi. Munsi umwe yarayitubuye, amafi n'imitsima bararya barahaga. Bukeye mu gitondo baravuga bati kutajya mu giterane cya Yesu ubwo uba wihombeye. Ndetse baranararika, barabwirana batabataragiye mu materaniro barahombye. Twariye amafi n'imigati turahaga. Abahagurutse bajya muri icyo giterane bikubye inshuro zirenga 10, ariko bageze aho Yesu yakoreye igiterane baramubura. Abaza abantu batari ko wamwigisha ejo wigishirije hano ari? Baravuga bati twabonye yambuka inyanja. Bibiliya iravuga ngo batega ubwato baramukurikira. Bageze hakurya y'inyanja basanga amateraniro yarangiye, kandi nta mitsima, ntago ari iya buri gihe. None muri Kristo uzayibona, ejo uyibure, ariko uzakomeza umukurikire. Ahuye nabo, ariko abantu baramubwira bati mwigisha, n'agahinda n'akababaro twagushatse, wagiye wafisha. Kuki utafisha ugatangazaho amateraniro yawe ari bubere? Nta wundi mwigisha wo kuyigisha, ni wowe, ni we tuba dushaka. Ariko Yesu arababwira ati ubundi se mwanshakiraga iki? Si ya mitsima mwariye mugahaga? Kandi abantu n'abahanga baramubwira bati se niba n'amateraniro yarangiye, gira igitangaza ukora. Amateraniro turabona yarangiye, natwe twavunitse kubera kutafisha. Twagiye ejo wakoreshereje igiterane, tugombye gushyiraho abakomisiyoneri, nibo turangiye aho wakoresheje igiterane. Kandi igitangaza barakimurangira, baramubwira bati urabizi ko byanditswe ko basokuruza bacu baririye manu mu butayu. Ni ukuvuga ngo igitangaza cyose uri bukore kiba cyerekeranye n'ibintu byo kurya. Aravuga ati basokuruza koko baririye manu mu butayu, ariko barapfuye. Ni jyewe mutsima w'ubugingo, kandi umuntu uzarya uwo mutsima ntago azasonza iteka ryose. Barareba numwe ati wowe uramurya, undi ati nawe witeguye kumurya 70 yose. Sigarana n'abigishwa be, arababaza ati se namwe murashaka kunsiga? Petero aravuga ngo twakuvaho tukajya kurinde, ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Mureke dukurikirire Yesu ubugingo, naho ibibindi byose mu mukurikirira. Bibiliya iravuga ngo ni diveri
ariko misiyo ya mbere ya Yesu ni ugucungura. Nta juru ritubereyemo umwenda. Ndashimira Imana ko twacunguwe. Yarangije umurimo wo kuducungura. Aravuga ati birarangiye. Misiyo nari mfite ni umurimo ndawurangije. Niryo jambo ryanyu Yesu yavuze. Mu gusoza ndagira ngo mbabwire ngo buri ibitabo byose bigize Bibiliya nta kindi bivuga usibye Yesu. Abantu bavunika muri byinshi, imitwe irashyuha, abandi bicara ku ntebe ya Yesu biga teologiya. Erega ni byiza, ariko ndagira ngo nkutangarize uyu munsi, umuhanga muri Bibiliya ntago ari uzi kuyivuga, nta nubwo ari uwayize kugeza ku rwego rwa doktora, nta nubwo ari uwayisomye inshuro nyinshi ngo ayirangize. Umuhanga ni umwe, numenya guhuza ijambo ry'Imana n'ingeso ze. Ibyo nubishobora uzaba uri umuhanga muri Bibiliya, kandi nicyo kivuna. Ibitabo byose bya Bibiliya kuva mu itangiriro ukagera ibyahishuwe nta kindi bigamije ni ukwerekana umucunguzi. Yobu mu mibabaro ye ibice 19 ngira ngo umurongo wa 25 yaravuze ngo jya ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ari, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite umubiri. Aravuga ngo amaso yanjye niyo azayitegereza. Aravuga ngo saa yundi nayanjye. Ngo maze Yobu akajya amarwa n'urukumbuzi, kumva arakumbuye. Kumbura Yesu kubera iki? Ubugingo. Munsi umwe yasuye Marita na Mariya. Marita ngo ajya mu gikona aracacana. Bibiliya ntivuga ibyo yaratetse, ariko byari byinshi. Ngo Mariya we yigumira iruhande rwe akomeza yiyumvira amagambo y'ubugingo. Marita araza abwira Yesu ati ariko ntubona ko uyu muvandimwe yamvunishije? Bigeze saa 7 tutararya, yaza akamfasha. Yesu aramubwira ati Marita, Marita, wiruhije muri byinshi rwose, ariko icyangombwa ni kimwe. Haleluya! Icyangombwa ni kimwe. Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Buriya ya migabane yose tujya tuyakwa, ariko umugabane w'ubugingo n'uw'igihe cya none n'igihe kizaza. Mugabane mwiza tutazakwa. Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro cyise Yesu ngo nuwo mu rubyaro rw'umugore. Murabizi yuko igihe Imana yahanaga Adamu na Eva ibakura mu Edeni kabirukana, yageze ku nzoka. Imana ibwira inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore. Ntiyavuze urw'umugabo. Niyo mpamvu buriya Yesu yakomotse ku mugore, hatarimo umugabo. Mu rubyaro rw'umugore hazavamo uzakumena agahanga. Niyo mpamvu ari kuri Patima Yesu yabwiye Yohana ngo nijye ufite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Itangiriro ryise Yesu uwo mu rubyaro rw'umugore. Naho kuva bita Yesu ngo ni umwana w'intama wa Pasika. Munsi Abisirayeli bava mu Egiputa. Izo ni inkuru muzi. Imana yarababwiye ngo ku kwezi kuzababera imfura mu mezi yose. Imana iravuga ngo uyu munsi ndi bunyure mu gihugu cyose cy'Egiputa, ariko buri rugo rwaga umwana w'intama, uwo ni Kristo. Igitabo cyo Kuva kivuga kandi musiga amaraso y'uwo mwana w'intama ku nkomanizo z'umuryango,
aravuga ngo murye inyama zawo muzimare, niba umuryango ari muto bawusangire n'abandi ushire, murisha imboga zisharira n'imitsima idasembuye. Iyo yari imibabaro ya Kristo. Imana iravuga ngo kuko muri iri joro ndanyura mu gihugu cyose, kandi nta kindi ndajya ndeba kuri rento nimbona hadasiza ayo maraso, ndica umwana w'imfura n'itungo ry'uburiza, ariko ninsanga hari amaraso ndahanyura, ndashimira Imana ko amaraso ya Yesu andiho. Ariko kuba umukristo binaniza abandi. Imana yashyizeho uburyo bwose umuntu yashobora. Hano nigisha igitabo cy'ibyahishuwe, nta kindi nari ngamije. Murabizi ko muri covid hari abanze kwikingiza bakavuga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi ugasanga abakristo bananiwe kureka ibyaha, ahubwo arashyushya inkuru ikimenyetso cyaje. Ikikuriho ko gihagije? Ikinyamaswa cya mbere kikuriho ni ibyo byaha, urirwa ushyushya inkuru y'iki? Ibyo byatumye nigisha igitabo cy'ibyahishuwe ngamije kuvuga gusa umubare 666, ariko ndavuga ngo turi mu isi turiho ikimenyetso cya Kristo, nta kindi kimenyetso, kubera ko nta kashe ebyiri ku rupapuro rumwe. Turiho amaraso ya Kristo, ikimenyetso cy'ukuri ko twababariwe ibyaha. Umwana w'intama wa Pasika, uwo ni ko naho kubara ni igitare cyakubiswe. Haleluya! Igitare cyakubiswe. Murabizi yuko umunsi Mose yarashoreye Abisirayeli, Imana yamubwiye ngo ategeke igitare kivemo amazi. Kuyobora itorero biravuna musho. Muri ya masengesho y'abaririmbyi bampaye intego ivuga ngo mutambe imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Narababwiye ngo igitambo cyagombaga kubohwa. Kuki cyabohwaga amaguru n'amaboko? Kugira ngo kidatera iki? Amahane. Abakristo rero bo muri iki kinyejana agushibukana rwose, kubita umugeri amenya akavamo, kubera ko batatambye imibiri yabo ngo ibi bitambo bizima. Mose kubera kuvunwa no kuyobora Abisirayeli, Imana iramubwiye ngo bwira urutare ruvemo amazi, wararukubita. Amazi yavuyemo baragwa kugira ngo intego y'Imana isohore. Ariko buriya ni Yesu yarakubise. Niyo mpamvu kubara Kristo bavuga ngo ni igitare cyagize gute? Cyakubiswe, hakaza gutegekwa. Gutegeka kwa kabiri bamwita umuhanuzi w'umwizerwa. Muri iki gihe dufite ikibazo cy'abahanuzi n'ubuhanuzi, ariko Yesu ni umuhanuzi w'umwizerwa. Mose yabwiye Abisirayeli ati Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, kandi azava muri bene wanyu, uwo niwe muhanuzi wo kwizera. Yesu yaravuze ngo bambanjirije bose barabajura n'abanyazi, aravuga ngo nijye mwungeri w'intama. Mose yaratambutse, Yosuwa aratambuka, abahanuzi baratambuka, abakuru b'amadini bagenda banyuraho ndeba, ariko umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo abo barapfaga. Niyo mpamvu bari benshi, ariko dufite umutambyi
uhoraho iteka ryose. Uwo ni Kristo wabambwe ku musaraba. ubu umushumba wanyu arabashumbye. Iri torero ringana gutya ngewe akanjye ni gato ariko simbamenye. Hari igihe nkubitana n'umuntu aturaho mushuntura uwahe ndi umukristo wa Nyacyonga, ariko Yesu arabazi, azi n'amazina yanyu, akamenya n'ibyifuzo byanyu. Niwe muhanuzi w'umwizerwa, niwe mutambyi ushumba ntazimizi. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana yaradusengeye. Haleluya! Ngo yasengeye abamwizera ngo nabandi bazamwizera bose. Arangije abwira Imana ati kandi umurimo wampaye narawurangije. Naho Yosuwa abari nawe nsoreza. Yosuwa we yise Yesu ngo ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Dore umugabo uzigabye, yarazimwambuye twashobora kuneshwa se. Muri Yosuwa Kristo yitwa umugaba w'ingabo. Murabizi ko Yosuwa yari umurwanyi ukomeye. Ni nacyo cyatumye Imana imusimbuza Mose. Burya Mose yari umushumba, umushumba arangwa n'impuhwe, arangwa n'imbabazi, ariko Mose nagenda yari umushumba mwiza cyane. Yesu yaravuze ngo umwungeri mwiza yemera gupfira intama. Sinzi reka nivuge abandi mbareke, nanjye ndi umushumba, sinzi ko nagera kuri urwo rwego. Iyo ugiye muri kondisiyo y'umushumba Bibiliya uko imuvuga, abenshi twasubiza ibitabo. Mwungeri mwiza agira ate? Mose Imana yashatse kurimbura Abisirayeli. Murabizi ko ubwo yari agiye kuzana amategeko yasanze Abisirayeli bakoze ikigirwamana, bahatira Aroni baragicura. Kandi Mose umushumba agomba kubanza agatega amatwi akumva akamenya. Bamanutse ku musozi, Yosuwa kuko yari umusirikare hanyuma abwira Mose ati Abisirayeli batewe. Ariko Mose atega ugutwi atoya ntibatewe, ndumva ayo majwi arayo ibirori, ntago ari intambara. Ngo bahageze basanga bakoze ikigirwamana, barimo barakiramya baragihimbaza. Mose arababara, ya mategeko yarazanye 10 ayakubita hasi arashwanyagurika. Niyo mpamvu yasubiye ku Mana gushaka ndi. Imana iramubwira atayo nakwandikiye wayamennye, noneho ndakudikita wiyandikire. Niyo mpamvu ya kabiri bayise ngo na amategeko yande na Mose. Ay'Imana yanditse n'urutoki Mose yarayamenye. Asubiye yabwiye Imana ati mpayandi. Imana iramubwira iti sindi sekreteri wawe, noneho ndayagusubiriramo uyandike. Imana irababara, irarakara, ibwira Mose iti ngiye kubarimbura aba bantu mbice. Dore Mose ukuntu ari umushumba abwira Imana, ayigira inama. Arabibwira ati rero witonde, nuramukubice hariya kwa Farawo bazavuga ko wananiwe kubageza uyu wajyana, ukabica havuda kora amakosa. Imana ibwira Mose iti kukororotsa abantu no kubagwiza ndabishoboye, ndabica wowe nzakororotse ubu urubyaro rukomeye. Mose ahariranya n'Imana
abonye Imana yamaramaje. Mose abwira Imana ati niba ugiye kubica nsiba unkure mu gitabo cy'ubugingo, wampaye abantu mayobore. Imana yumvise Mose agejeje aho iyo kumusiba, iramubwira iti okay. Ariko Imana nayize ubwenge, imuhenda ubwenge. Mose agira ngo yabiretse, igenda ibica buhoro buhoro. Kubera rero kugera i Kanani kwari ukurimbura amahanga yari ahari, ntago Imana yari kubwira Mose ngo arimbure abantu Mose abyemere. Yari kongera akazana za mpuhwe ze za gishumba. Iramubwira iti we rangiza urugendo, mpamagare Yosuwa udakina. Buri muntu wese ahamagarwa igihe cye. Imana iyo ibonye ari ibintu bikaze hamagara ukaze, yabona ari ibintu byoroheje gahamagara abashumba. Iyo ari uguhana ireba ufite umutima wabibasha. Yosuwa we ntiyakinaga, yabwiraga Abisirayeli ati muhagarare hariya, uwumva atazakorera Imana nama uwumva atazakorera Imana nama ni kukuboko mure. Urumva uko Yosuwa yayoboraga akavuga atari koje n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, ngaho nihagira umanika wavuga ati ntayo nzakorera. Yosuwa rero agiye gutera Yeriko, abona umusirikare. Yosuwa yari umusirikare ukomeye, ngo abona umusirikare wambaye uniform itari y'Abisirayeli, itari n'ingabo z'igihugu bagiye gutera. Yosuwa aramwitegereza, aramwegera ati wewe uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Urumva Yosuwa atarakaze. Wa musirikare aramubwira ati sindi uwo mu banyu, nta nubwo ndi uwo mu babisha bacu, ahubwo nje nonaha kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Niyo mpamvu igitabo cya Yosuwa kimwita Kristo ngo ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Yesu ni umugaba w'ingabo zacu, ntituzatsindwa habe na gato. Ndetse bamwe bemeza buriya kuzenguruka inshuro 7 ko atari byo byarimbuye inkike z'Yeriko. Reka da, kuko Abisirayeli bazengurutse inshuro 6 bakajya bataha Igirugari, ejo bakagaruka bakazenguruka bakongera bagataha Igirugari. Ariko umugaba w'ingabo z'Uwiteka asesera mu rufatiro rw'inkike z'Yeriko arazirimbura. Nguwo umucunguzi wacu. Yesu yaravuze ngo birarangiye, nta mwenda ijuru ritubereyemo. Mwakira ijambo ry'Imana.